Kugeza aya magingo aya ngaya inkuru iri kuvugwa muri Kongo hagati ya Kongo n'umutwe wa M23 nuko abaturage bo muri Kongo bazwi nk'abanyamurenge bakomeje kwishimira cyane bikomeye intsinzi ya M23. Bari kuvuga buryo ki bayishyigikiye ndetse bamwe muri bo bakaba biteguye no kubafasha kurwana urugamba kugira ngo babone ko baba babona amahoro. Umva mu Rwanda igihugu mugifata mutugombore ntibazongera kwica umunyamurenge ukundi. Mumanuka Uvira muzamuka Gafinda mugera mu Minembwe mufasha makanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu mubakubita masunzu muzamutwara impyiko muzita muri Tanganyika agasuzugura kakarahagiye ko M23 niyo bishimiye nibwo buyobozi bashaka kuko bari kuvuga ko ubusanzwe bari bafashwe nabi cyane. Hakaba hari rero abaturage bishimye ndetse bakaba banababaye biteguye gufasha M23 kurwana kugira barebe ko babona intsinzi ya nyayo bagatangira ubuzima bushya bari mu mahoro. Iyo ni inkuru dukesha BTN TV. Indi nkuru iri kuvugwa muri Kongo nuko abasirikare b'abakongomani bagiye mu makaritsiye aho bita ville muri Kongo hatuwe n'abanyamurenge bagasahura amaduka menshi. Bakaba basahuye ibintu bigiye bitandukanye by'agaciro, bakaba basahuye amatelefoni, amaduka arimo ibyo kurya ndetse bakaba banasahuye n'amamodoka. Ibi bikaba byahaye umwanya abaturage bo muri Kongo nabo kuba baza bagasahura nabo abanyamurenge abaturage bagenzi babo. Buri wese yarafite wasiwasi none bigeze kwa gatanu ho mana byaseye bitambaye. Kwa gatanu abasirikare b'ikongo kugira barokora abaturage biroshye mu madepo. Idepo zo muri ville zose bariba bibaga muri make ho ntibibaga ibyo kurya, bibaga mu mashop meza, amatelefone, imyenda myiza, birohamo barabomora bibye uko bashoboye, biba n'amamodokari bakajya bapakizamo